Imana ibaho umugisha mwinshi kuko Imana ituboneye umwanya mwiza tukaba twese tubashije guterana nka nashima Imana cyane kuko Imana imboneye umwanya wo kugira ngo mbashe kuvuga ijambo ryayo. Tubifata nk'ibyoroshe ariko ntabwo byoroshe. Uvuga ubwiru bw'Imana turi abanyantege nke biraremereye bene da. Ariko nashima Imana kuko Imana iduhaye umwanya mwiza wo kugira ngo tubashe kuvuga imbaraga z'Imana. Ndashima Imana kuko abayobozi batugiriye icyizere bakavuga ngo natwe tuvuge ijambo ry'Imana. Ndabashimiye cyane, Imana ibamugisha. Nanone kandi ndashima Imana kubw'iki gitaramo Imana yaduhaye. Iyi niba yatubereye ikintu cyiza gikomeye. Jewe rwose ku giti cyanje narayinezererewe kuko ni umurimo nakundaga. Ariko ngatekereza nkavuga ngo tugeze ino ese umuntu azosubira abone niba twebwe iwacu twavutse ari ingoma iba mwacu turatwihira igitondo. Ngo tugere n'ahariya mu Rwanda nabwo tukaza twihira igitondo kugeza cyagihe cyane cya korona twihiye igitondo kugeza korona irangiye. ngo tugere ino ndatekereza ngo ese tuzosubira tubone aho tuba duteranira mu gitondo. Imana iransubiza bene data ngubwa neza ndishimye. Imana yakoze ibyo ndayishimiye. Ndashimira nawe bene data bakoze uyu murimo mwiza ungana gutyo kugira ngo tuze tubone aho duteranira turuhuke. Ndashima Imana kuko ijambo ry'Imana tugiye kuganira hano. Reka dusome ijambo kubw'impamvu twiriwe gushingura hariya nabanje gutekereza kubwo nuko ibintu bimeze numva noganira ijambo ry'Imana rivuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe. Ijambo ryo mu Baroma ibice 8 no ku murongo wa 18. Ariko ntabwo ari ryo mbwiriza nuko naritekereje mbonye n'ibibaye ndumye n'iki gihe turimo numva ko iri jambo riza rivuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe kwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurira. Turi mu isi irimo umubabaro bene data. Umubabaro watubereye mwinshi nubwo twari hariya twari ko tubona abandi bavuga ngo bapfuye numvira ijambo riraje ndavuga ngo ese imibabaro dufite muri iki gihe uyu mwanditsi yabivuze nawe yari mu gihe kimeze nk'iki ngiki turi. Aravuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe kwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurira. Aravuga ngo ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Haleluya, haleluya. Imana idufashe. Iryo ni ryo jambo mbahaye muri uyu mugoroba muri iki gitondo kugira ngo mumenye ko mu isi dufite ibiturusha ariko ubwiza bw'Imana buratuyimabara turi ko tubona. Birarusha izi mfu zitwugare. Ubwiza tuzahishurirwa tuzibagirwa niko umuririmba tubwiye ngo tuzabona Yesu ngo tuzamuhobera. Tuzaramutsa bariya bose badusize tuguge neza. Ariko iryo naritekereje maze kubona ndiko numva ibintu turi bariko bavuga ndebe uko ibihe bimeze. Ndebe iyo twiriwe gushingura kwa Pasiteri Kiyana dushinguye imirambo 3 umunsi umwe. Ndavuga ngo yiwe Mana we sukubwiza tuzabona buzatwibagiza uyu mubabaro dufite. Ariko ndavuga ngo uyu mwanditsi yabivuze yabitekerejeho cyane. Yabonye ko nawe isi yari ibishe. Icyo
icyo gihe cyari kimeze gutyo nabo cyari kimubihiye ariko iryo siga nari nateguye iryo ni ryo kugira ngo dukomezanye bene da twihanganisha nuko niko kubabwira ngo nimpore kuko mu isi iri kwiratunyeganyeza isi iri kwiratunyeganyeza niko ndaducugusa umuntu akaza yumva ko uranyeganyega ariko iri ni ihumure kugira ngo nimuhumure nimukomere reka dusome hano mu gitabo cya Matayo ibice 20 umuntu uzi gusoma uri hafi afashe ibice 25 guhera aho ngaho arasoma amare ageze ku wa 6 gusa aratangirira aho ngaho ni muri Matayo 25 ku murongo waho wa mbere ageze ku wa 6 tubafashe 25 Matayo 25 Matayo kugeza ku wa 6 yego haravuga ngo umutwe w'ijambo aravuga ngo umugani w'abakobwa 10 ngira ngo naho yego naho ngaho aravuga ngo ico gihe ubwambi bwo mu ijuru uzagereranywa n'abakobwa 10 bajanye amatabaza yabo baja gusanganira umukwe ariko muri bo 10 abatanu bari abapfu abandi 5 bari abanyabwenge abapfu bajanye amatabaza yabo tibajana n'amavuta ariko abanyabwenge bo bajana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo umukwe atinze bose barahunikira barasinzira ariko nijoro mu gicuku abaho urusaku ngo umukwe araje nimusohoke mumusanganire maze amen nanone ngaho subira usome hano mu Efeso 5 no ku 14 umaru wa 17 5 no ku 14 kugeza ku 17 yego nico gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke Kristo abone uko akumurikira nuko mwirinde cyane uko mutagenda k'abatagira ubwenge ahubwo mugende k'abanyabwenge mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi nuko ntimukabe abapfu ahubwo mumenye ico umwami wacu ashaka amen Imana iguhe mwene data usomye neza amen iri jambo naringize iminsi numva nditekereza mu mutima wanje hari igihe umuntu azayumva ijambo ukarisoma ukaza wumva kurarivuga mu mutima wawe ukarigendana ukarisoma rikaba risha cyangwa ukaza wumva hari ico ririko rikora mu bugingo bwawe amen nasomye iri jambo ryo muri Matayo ntekereza abantu bakobwa ukuntu bahagurutse baja gusanganira umukwe bari abakobwa bari 10 bose barahagurutse niko ijambo ry'Imana rivuga ngo bari abakobwa 10 baja gusanganira umukwe barahaguruka baragenda ariko ijambo rivugamwo abantu babiri turavuga ijambo ry'ubwenge n'ubupfu harimo ngo abanyabwenge harimo n'abapfu abanyabwenge barahaguruka bajana amatabaza yabo n'abandi nabo batwara amatabaza bose barayahagurukana ntawahagurutse atarifite umuntu wese ngo ahagurukana itabaza ryiwe arahaguruka baje gusanganira umukwe ariko ngo bageze ico gihe babandi b'abanyabwenge bahaguruka biteguye baragenda biteguye bafite wa mwanya wabo bateguye bafite amatabaza bafite n'imperezo zabo zirimo n'amavuta
babandi nabo bahagurukana amatabaza ariko adafitemo amavuta. Noneho ngoma ye biriya bivuga ngo bamwe ni abapfu ngo abandi ni abanyabwenge. Yego. Baragenda bashitse ngo baja gutegereza umukwe, baramutegereza. Bibiliya zivuga ngo baramutegereza, igicuku kiraniha. Yego. Umugoroba uraba barategereza, umukwe ntiyaza. Yego. Bose aho bari baganditse ngo barasinzira, barahunyiza. Imana itubabarire. Amen. Barahunyiza bose, baraceceka, barategereza, umukwe ntiyaza. Habaye ngo igicuku b'abanyabwenge nabo basinziriye bene da, nabo barahunyije. Nabo abandi b'abapfu nabo barahunyije, bose barahunyije. Noneho ngo bamara guhunyiza, ijambo ry'Imana ritubwira neza ngo habe mu gicuku kiremereye babandi bose basinziriye. Ngo haba urusaku, bumva urusaku rurabaye. Haleluya. Amena. Tugiye kuvuga urusaku rurahari bene da, hari urusaku. Turi mu rusaku n'ukuri. Ariko umunyabwenge n'usinzirana amatabaza agasinzirana amavuta ye. Yego. Ubu hariho urusaku kandi ubu ni mu gicuku kiriyo kiremereye. Uwo mwanditsi abivuga neza, aravuga ngo abanyabwenge kurya bahunyije rwa rusaku ngo rube bitera hejuru, umuntu akaraduka yirukanka ajana itabaza ryiwe n'amavuta yiwe n'imperezo yuzuye amavuta, aja gusanganira umuntu. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Amen. Ariko nanone babandi nabo basigara, nabo bari baje kimwe n'abandi kandi bose bari hamwe, ntawabashaga kubatandukanya. Ntawabatandukanyaga, bamwe bose bari hamwe, bose bafite amatabaza, bariko bagira ngo barayafite, ariko ntibari bafite amavuta. Hanyuma umukwe aje bagiye kumusanganira, barya baragenda, b'abanyabwenge basanganira umukwe, abapfu ntibahagurukana amavuta kuko ntayo bari bazanye. Ijambo ry'Imana rizarintangaza, rizarivuga uburemere bw'Imana, rimwe na rimwe ntitubwumva. Kuko Imana izitubwira ibyo tutari ko tubona, izitubwira ngo ubwami bw'Imana bugereranywa n'abo bakobwa. Amen. Noneho twabyumva tukagira ngo ese uko byari bimeze gute, ariko ni urugero azaduheza kuko yatubwira ibyo mu ijuru ntitwabimenya kuko ni ibanga rikomeye. Tuzaribona wa munsi, ariko azatugerera ku kiriho, atugereranyiriza ku bakobwa, aravuga ngo abo bakobwa bahagurukanye amatabaza yabo bafitemo n'imperezo zabo ku ruhande zuzuye amavuta. Amen. Barajana ngo baza gusanganira umukwe, baba abanyabwenge, bahagarara neza. Nicyo gituma umwanditsi yabivuze neza, aravuga ngo bari abanyabwenge. Umunyabwenge arifuzwa. Amen. Umunyabwenge azavugwa. Yego. Umunyabwenge ni umuntu uzutinywa n'abandi. Ni nayo mpamvu uyu mwanditsi yabivuze neza, aravuga ngo umuntu wumva amagambo yanje akayakomeza bazaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura ngo iragwa, umuyaga urahuha, imvura zose ngo n'imivu iratemba byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, ngo kuko yari yubatswe ku rutare. Noneho twebwe abakristo dufite icyo twasha abapagani kugira ubwenge, ndacyari ko mvuga abanyabwenge, ariko n'abapfu barahari. Yego. Kandi hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo nubwo mubona dusangira ibishyimbo, ariko hari umunsi bizahishuka bikaja ku mugaragaro. N'abapfu nabo ngo barahaguruka
bajana n'abamatabaza ariko ngo ntibajanamwo amavuta. Yego. Baragenda iyo bagashikaga ngo babwira umwami ngo mwami we wadukinguriye natwe tukinjira. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Ariko ngo umwami arababwira ngo simbazi, nimugende simbazi. Simbazi kuko ntibabaye abanyabwenge, ntibabashije kurinda tabaza ryabo, ntibabashije kumenya ko mu mperezo zabo harimo amavuta. Noneho dusomye aya magambo ya hano muri iki gitabo cy'Abaefeso, ndayakunda cyane. Yaravuze ngo nuko wowe usinziriye we. Amen. Kandi iki gihe hariho gusinzira bene da, kandi twajanye n'abandi. Abantu bose bahagurukanye ariko ngo barasinzira. Mukristo yavuze ibyo bitotsi, aravuga ngo ibitotsi bibi turembe twabirwanya gute tidusinzire. Aravuga ngo mico bimara ngo ni ukuganira amagambo meza y'umucunguzi. Amen, amen. Haleluya. Amen. Ni ukuganira amagambo meza y'umucunguzi. Asante. Noneho haravuga ngo nuko yewe usinziriye we. Yego. Kanguka, kanguka. Yego. Igihe kirakuze burenda guca. Yego. Kanguka, Kristo akumurikire. Yego, yego. Mbagera hepfo aravuga ngo nuko bene data mwirinde uko mugenda. Yego. Ijambo ry'Imana rizatubwira ukuri kose bene data mwe. Amen, amen. Riravuga ngo mwirinde uko mugenda yewe we. Mutagenda nk'abatagira ubwenge. Mwirinde uko mugenda. Twirinde uko tugenda, tutagenda nk'abatagira ubwenge. Noneho bagere hepfo aravuga ngo mucunguze uburyo umwete. Amen. Ngo kuko iminsi ni mibi. Yego. Haleluya, haleluya. Amen. Turi mu minsi ibiri bene da. Amen. Ya yindi iri mu gutuma duhunikira. Tugende nk'abafite ubwenge. Yego. Turabizi twese iyo wabyaye umwana ntagira ubwenge uzubabara. Iyo ufite umwana wawe udafite ubwenge uzuvunika. Kandi umuntu wese uzumureba ukamugirira imbabazi. Nicyo gituma uyu mwanditsi yavuze ngo mwirinde cyane, mwirinde uko mugenda. Amen. Haleluya, Hallelujah. twirinde uko tugenda, ducunguze uburyo umwete. Tugeze mu minsi mibi bene da, tugeze mu minsi mibi. Iminsi igoye, iminsi y'umwijima, iminsi iruhanije, iminsi igoye. Aravuga ngo ni ukuri mwirinde uko mugenda, mutagenda nk'abapfu, mutagenda nk'abadafite ubwenge, mutagenda nk'abatari kubamenya aho buri. Ubu ngubu habayeho ibintu bisa nk'aho bijijishije. Tukamenya Imana ku kanwa, tukavuga amagambo tukamenya kubivuga, tukamenya kubisoma, tukamenya kubitondekanya. Yego. Ugasanga umuntu yamenye kubivuga twabaye ba magambo. Yego. Ngo umukristo yabonye magambo ngo aravuga ngo uriya mugabo ko ameze neza ngo afite igikundiro. Ugeze ngo aramubwira ngo niko azamera, ngo iyo aza kwegera akiri kurubona afite igikundiro. Ariko uko agenda kwegera akagenda agishira. Magambo ngo bagere iruhande ngo arababwira ngo se ngo mbabwire iki niki mushaka ko mbabwira. Ngo aravuga ngo nimushaka iby'urugendo rwacu rwo kuja mu ijuru, nimushaka ibyo mu rurembo, nimushaka ibyo abacunguwe, nimushaka iki cyose ndakibabwira. Amen. Baramubwira ngo uyu nguyu ngo ndamuzi, ngo twarabanaga mu mudugudu w'irimbukiro. Twarabanaga.
izi n'umudugudu wabo witwaga Nikundiririza. Imana idufashe cyane. Amen. ubu ngubu abantu baraye b'amagambo bavuga ibintu byose ariko kubishyira mu bikorwa bikananirana. Titumbere nk'abanyabwenge, tituvuge nk'abanyabwenge, titugende nk'abanyabwenge. Ariko iri jambo ry'Imana natubwiye ngo twirinde cyane uko tugenda, tutagenda nk'abapfu. ngo aje kusa hepfo aravuga ngo ariko bene data mucunguze uburyo umwete, iminsi ni mibi, iminsi yabaye mibi, iminsi yabaye igoye, iminsi yabaye iruhanyije, iminsi yabaye iy'umwijima, iminsi yabaye nk'iy'ibitotsi, iminsi yabaye nk'ubupfapfa, abantu bagize ubwenge bavuga nk'ubupfu. umuntu ukagira ngo ariko aramenya ubwenge ariko ugasanga karagenda akiranirwa. nicyo gituma Pawulo yandikiye bano ba Efeso arababwira ngo yemwe mwirinde cyane uko mugenda. Haleluya, haleluya, haleluya. Twirinde uko tugenda. Amen. Twirinde uko dutambuka, twirinde uko twumva, kuko iminsi yaragoye. ubu ngubu dusa nk'abatabona, ariko iminsi yarashize, iminsi yaradushiranye. Haleluya, haleluya. Ni iminsi igoye, ni iminsi ya nyuma. tuba abanyabwenge, tuba abandi. Bibiliya izivuga ngo tuba abanyabwenge. Yego. Umuririmbyi yaririnze neza aravuga ngo ntuntunganyirize ubwenge. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. yaravuze ngo ntuntunganyirize ubwenge, zanezerwa nzaguhimbaza, ariko umutima wera ndawushaka kurutaho. neza umutima wanje, Amen. nibwo nzunguka ubwenge bwose, bwo mu ijuru mwami mbubwirijwe nawe. Haleluya, Amen. Amen. haleluya, haleluya. Ntunganyirize ubwenge mwami wanje we, Asante. nzanezerwa kandi nzaguhimbaza. Amen. aravuga ngo ariko umutima wera ndawushaka cyane data we. Asante. Imana umutima wera ndawushaka. reka aravuga ngo nzangerageze uko nshoboye, ntoze inama mbi z'ibyaha. ariko aravuga ngo ariko nyamara data we, haleluya, haleluya, nyamara nja nzibonamwo. Yego. aravuga ngo uje umboneza data we, uje umboneza. asante yesu, asante. Amen. asante yesu, asante data we. turi ku rugamba bene data, rurwanwa n'indi ntwari zamenye guhagarara neza, zamenye kumenya ubwenge, zicunguza uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi igenda itwegereza, igenda itumara imbaraga. usanga igenda imara abantu imbaraga. ariko uyu muririmbyi yabivuze ngo ntuntunganyirize ubwenge bwanje. ntuntunganyirize ubwenge. Amen. ubwenge no kera kose bazaga bavuga ngo uriya muntu agira ubwenge. haba n'umwana mu ishuri na leta izimukunda, none se leta iramukunda, Imana yo ntikunda abanyabwenge cyane. haba n'umubyeyi wawe uzaruka avuga ngo uriya mwana wanje agira ubwenge, uriya mwana wanje azamenye uko yitwara. ariko bene data, iki gihe habaye ubwenge bw'ubwenge twa, habaye ubwenge bwa bundi mukristo aragenda ahura nabwo mu nzira.
yahuye na mwigisha amategeko ngo aramubwira ngo numva kugukuzaho uwo mutwaro bikakorohera. yego Haleluya, haleluya, haleluya. Yo, turi mu gushaka tugagukurisha umutwaro. Mana ishimwe. Mana ihimbazwe. amena Turi mu rugendo rukomeye. Turi mu rugendo rudusaba guhagarara neza. asante Turi mu rugendo rudusaba gucunguza uburyo umwete. Turi mu rugendo rutubwira kuko iminsi ari mibi. Turi mu rugendo rutubwira kuko tugomba gushyira ubwenge ku gihe. Uko ubwenge bwacu tukabwira Imana ngo dutunganyirize ubwenge Kristo we. Yakobo yaravuze ngo ubwenge buva mu ijuru buraboneye. yego yego Ngo ni ubwenge bwemera kugirwa inama. yego Ngo ni ubwenge butari ubwenge bw'uburyarya. Ni ubwenge twa. yego yego Haleluya, haleluya, haleluya. haleluya Ni ubwenge buva mu ijuru kandi ngo buraboneye bene da buraboneye. amena amena Ahimbazwe. amena Sandi Yesu we. Ubwenge turabushaka. Ubwo bwenge umukristo agomba kubuharanira. yego Ubwo bwenge umuntu wese agomba kubumenya. Kuko Imana izikunda ngo tube abanyabwenge. Izikunda ngo kandi tuyegere tuyibwize ukuri. yego Niba dufite itegeko iyibwire ngo ntunganya data ntunganyiriza ubwenge menye uko ntambuka. Menye uko nkanguka, menye uko ngira ubwenge mve muri buriya bupfu bw'ubujiji. Tugize iminsi twumva amagambo y'Imana ahangaha akantangaza. Kazunga ngo ariko aya magambo tuzatwumva uko tuzatuyashira mu bikorwa. Ese uko tuzatuyumva tukayatekerezaho neza. yego Ejo bundi pasiteri hariya yaratubwiye siritanda wacu ngo avuge amagambo agira ubwoba ndatangara mu mutima. Ndavuga ngo Imana yonigira umuntu mu nzira agiye kuja kuvuga ibyo adakwiriye kuvuga. N'imbaraga z'Imana basenze Imana neza bacunguje ubundi umwete. Imana ikababwira ngo uwo muntu ndashika kandi koko ndashike. Imana irakomeye cyane bene da. Imana irakomeye. Imana irakomeye. Kuyizera biradusaba guca bugufi. Biradusaba kugira ubwenge. Biradusaba gutekereza. yego yego Biradusaba kuza tugenda twibungenga. Biradusaba guhagarara neza mu gihe cyacu tutirimo. yego yego Umunsi umwe ngo Pawulo yaravuze ngo aravuga ngo umugabo umwe aramubwira ngo ari we ngo Pawulo we ngo ubwenge bwawe buragushajije. Haleluya, haleluya. amena amena Yaravuze kuvuga Kristo ukuntu yamuhinduye. yego Imana ishimwe, Imana ishimwe. amena amena Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. amena amena Sandi Yesu. amena amena Ngo yarisobanuye arisobanura avuga imbaraga z'Imana avuga ukuntu yamenye Imana avuga ubwiza bw'Imana uwo mugabo aramureba avuga amagambo ari yantangaje yaravuze ngo ari wewe umwe ngo yaramubwiye ngo ari wewe ngo Pawulo we ngo ubwenge bwawe buragushajije ngo undi aramubwira ngo ari wewe ngo Pawulo we ngo yabuze gatoya ngo umbinduje. Aramubwira ngo usinze ako gato nditsamba ngo uhinduke ngo usinze ino minyururu gusa mfite. yego Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. amena amena Ijambo ry'Imana bene data tuze turyigeraho asante kandi nzobe gusoma ijambo ry'Imana
ni iryacu twararihawe asante yego twararihawe nk'impano nziza ivuye mu ijuru amena hari igihe nasoma ariya magambo yo muri yakobo akantangaza cyane kandi nkumva karansinda ngo gusoma ijambo ry'Imana ngo ntabwo ari ugupfa kurisoma gusa yego iyo urisomye ngo ubaye nk'uwirebera mu indorerwamo umuntu wese azi indorerwamo iyo wireze uza ubona uko usa ariko iyo uvuye aho ntuwusubira kumenya uko usa oya niyo mpamvu ijambo ry'Imana tugiye turisoma tukarishyira mu bikorwa ni ukuri ryoduhindura ni ukuri cyane ryoduhindura tugahagarara neza tugashikama tukagira ubwenge tukava mu bapfu hari inyigisho z'abapfu jewe niko nza nzita n'ubu niko nza nsoma hageze ijambo ritubwira ngo twarababariwe ngo nta kindi gisubira ngo kurenga hejuru yo kubabarirwa yego ngo nukora icyaha ngo nuko ng'ubuntu bwarabonetse ariko Bibiliya zivuga ngo bwarabonetse ngo bututegeka kugira gute kudakora icyaha yego Imana ishimwe himbazwe Yesu asante ariko ubu kubera kuko twaraye abapfu kandi bakabivuga tukabyemera amena ugasanga abantu bazima bafite ubwenge bemeye gukora icyaha ngo nta kibazo ngo babariwe rimwe kandi ijambo ry'Imana ridusaba guhora twiyeza no gutunganywa yego kugira ngo tuboneke tuboneye ariko izo nyigisho zaza zikaduhindura abapfu bene data mwe yego 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 ijambo ry'Imana ratubwiye ngo mucunguze uburyo umwete iminsi amena iminsi ni mibi bene data yego iminsi ni mibi n'ukuri yego turi mu minsi mibi ariko icomba ngo tugire ubwenge cyangwa ngo duhagarare tugire ubwenge buvuye mu ijuru amen tuze tumenya ko dufite aho turi ko dusiganirwa kandi aho dusiganirwa niho hazaba bari abanyabwenge bagendanye n'Imana yego ba Dawudi bari abanyabwenge yego bamenye Imana bayikorera neza yego nicyo gituma natwe ubu uko bimeze kose ijambo ry'Imana ritubwira ngo tube abanyabwenge duhagarare neza amena tukanguke duhumuke tuve mu bapfu tumenye ubwenge yego dutahure ibihe uko bimeze uko iminsi igenda yego yego uko iminsi igenda uko buca siko bwira uko nari mbabwiye mvuze ngo nageze ku kiriyo numva iryo jambo riraje tukagomba kumenya ngo hasi iwacu dutekereze ko atari iwacu yego dufite aho tuzaja kuba aho tuzokanguka dutegereje uriya mukwe azaza tukagira ubwenge tugacana amatabaza yacu amena tukaja kurindira umukwe azaza nuko azaza nuko amen nubwo bitinde bitebuke azaza amena iminsi ibe myinshi cyangwa ibe migufi ariko azaza amen azaza azajyana abanyabwenge biteguye bameshe ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama w'Imana amen amen kandi abo barahari tibaza basinzira niyo bahunyize bafite amatabaza yabo yego niyo basinzirana amavuta mu mperezo zabo yego bene data mureke tube maso mureke tugire ubwenge asante mureke tumenye gucunga amatabaza yacu amen kandi ducunguze uburyo umwete iminsi ni mibi amen iminsi irakoboye iminsi iraruhije ariko abanyabwenge bazabona Yesu kandi bazanyizeranwa nawe
yesu aduha umugisha amen amen